Yinjiye mu modoka akuramo umukenyero, umusore nawe nta gutinda ahita atwara imodoka ku muvuduko uri hejuru cyane. Yakase ikona kuko yashakaga kwihuta no kudepasa, imodoka yita igonga imbere. Yakubise umutwe kuri voro urameneka, amaraso atangira kuva mu mazuru no mu matwi. Umukobwa nawe ntibyamworoheye, icyakora ntiyarakomeretse cyane nk'umusore, ndetse nta kibazo gikomeye yagize uretse kugarura ibyo yari yariye gusa. Ntiyari kuvuga ngo arumva umutwe utameze neza, kandi byarasaga nk'aho umusore watakiri muzima. Imodoka ikigonga, we yarwanye no gushaka uko yakukura mu mukandara areba ko umusore agihumeka. Yari yanegekaye amaraso yuzuye kuri vora. Icyakora yari akiri kubasha gukurura kuka gake gake. Uwo muhanda wari ahantu ho mu mujyi, ku buryo mu minota mike cyane abapolisi bari bahageze. Abantu benshi barahuruye baza kubakura mu modoka bahagarariwe na polisi. Muri abo bantu bari bahuriye, baba bagendaga mu modoka, kuri moto n'abagendaga n'amaguru, bahise bamenya uwo mukobwa uwo ari we. Bari bazi neza ko yakoze ubukwe, bari babizi ko bari kubera imihango yo gusaba no gukwa, kandi niwe basabaga. Umwe muri bo yahise ahamagara abimenyesha iwabo. Ukuntu yari yacitse mu cyumba agacika muri urwo rugo rwari rwuzuye abantu, kubyumva byari bigoranye. Ntibyumvikana ukuntu yari yabashije kugera muri iyo modoka ako kanya. Uwo musore nawe ntibatinze kumumenya, babonye ari Feri wakoraga akazi ko muri sako y'umurenge waho. Umukobwa we yari Jasmine. Abapolisi n'andi makuru bari bakeneye mbere yo gutabara ubuzima bw'abo bombi. Bihuse bashatse ko bajyanwa ku bitaro byari hafi aho, ahantu hari mu rugendo rw'iminota 10 ku maguru. Kugerayo byaraboroheye. Nubwo Jasmine yari muzima cyane, yari gutekereza neza bisanzwe, yarihwereje kuko yatinyaga ko bamubaza ibibazo bikomeye cyane. Bagatangira kumwanjama bamubaza aho yaragiye kandi yakoze ubukwe, dore ko bamukuyemo bagahita babona wa mwitero. Nyuma yo kubageza mu bitaro byari hafi aho, Feri bakamushyira ku mashini bamusuzuma ngo baramire ubuzima bwe na Jasmine ari uko. Abapolisi bo ubwabo bitangira akazi kabo ngo bamenye aho biva n'aho bijya. Ikintu cya mbere bakoze ni ukujya kureba umuryango we. Mu rugo nabo bari bamaze kumenya ayo makuru y'impanuka, ariko bari bayagaye cyane birenze ukwemera. Abakobwa bari kumwe na Jasmine mu cyumba ndetse n'abasaza be bari bahagaze muri salo biteguye kumusohora, bendaga kubakuramo iyo kotsa. Se wa Jasmine acyumva ko habaye impanuka kandi ko Jasmine ari wari muri iyo modoka, umujinya wari kubye bakubita inshyi zo mu matwi ababaza ukuntu yabacitse. Abapolisi basanze ababyeyi bagiye kwinjira mu modoka ngo babakurikire bajye kubareba kuri ibyo bitaro bari bariho. Umusore wari waje gusaba we na bagenzi be babiri bo bari bamaze kugenda. Ababyeyi ba Jasmine bumvaga nibafata Feri bari bumwice bakamuheza umwuka, agasobanura aho yarajyanye umukobwa wabo wari uri gukorerwa imihango yo gusabwa no gukobwa. Mu masegonda make cyane inkuru zari zitangiye kugera mu bice bitandukanye. Umutwe w'inkuru wari umwe ko umukobwa wari uri gusabwa yacitse mu buryo budasobanutse butumvikana, agasanga undi musore mu muhanda bagakora impanuka, bakaba bari mu bitaro kandi biri gukekwa ko bombi bashobora gupfa. Abapolisi bahagaritse abo babyeyi bashaka kubanza kubabaza akantu ku kandi kuri Jasmine, ariko se yari afite amahane menshi ashaka kubanza kuvugana n'umukobwa we ku bitaro, akanakubita urushyi ruremereye nk'inkuba ako gasore nk'uko yabitekerezaga. Wirazi neza uwo musore Feri bari barapfuye ibintu byinshi kugira ngo abyashyingiranwa na Jasmine. Impamvu yaragerageje kumucikana yayumvaga kurusha undi wari wese. Abapolisi banze kugorana barareka we n'umugore bajya mu bitaro, ariko undi arabaherekeza kuko bagaragaraga nk'abafitiye umusore uburakari bugurumana nk'itanura, bigaragara ko bamugeze iruhande bamukorera ibindi bikorwa bibi. Bigaragazaga nk'aho batababajwe n'umwana wabo cyangwa uwo Feri bashoboraga kugwa no mu bitaro, ahubwo barakajwe n'uko bari bagerageje gucika. Ntibyabujije abapolisi gukomeza gukora iperereza ngo bamenye ikibazo neza. Ubundi bari mu cyumba, abo bakobwa Jasmine yababwiye ko agiye kwihagarika muri toilette yo mu gikari iruhande rw'igipangu cyabatandukanyaga n'urugo rwo hirya. Bamutegereje iminota 10 ataragaruka, batangira kubiteramo urugwenya bati baze bahamagaje umugeni wakiri mu bwiherero. Ubu se yabigenza ate we? Abandi batari ko nawe yatinze ararengera cyangwa yarwaye agakanzu. Undi nawe ati mureke kumusesereza. Mwebwe se umuyoboye ko niba hano barahita bajya gusezerana mu rusengero, muri ko umwana yitegure ataza kugira ibindi bibazo. Mwibagije ko niba bava mu rusengero se uriya musore ahita amutwara iwe, muza akavuyo kaba gahari, umuntu kuyobora nuko yiherera. Undi aseka nawe ati ariko yakabije nanone. Ubundi abakobwa bafite umunsi nk'uyu ntabwo barya, birirwa gutyo gusa inzara ikabemeza. None we yiriwe amiragura imireti sinakubwira, amafiriti arenzaho n'amafanta sha, wagira ngo yibagiye ko nta wundi mwanya ari bubone wo kujya ku bwiherero. Uko bakomezaga kubyivugisha niko iminota yatangiye kugenda ishira. Jasmine yari yanabasigiye amatelefone aho mu cyumba. Barahamagaye telefone ibasonera iruhande, barebana mu maso bafite isoni. Ubwo baratuje bashaka ibindi biganiro baba baganiraho, ariko hanze batangiye kuvuga amagambo asa nk'amukura mu nzu, batangiye no kumuririmbira. Basaza bari bahagaze muri salo batangiye kwitegura ko agiye kuza bakamufata bakamusohora mu nzu. Umukobwa umwe yirukiye ku bwiherero bwakoreshwaga n'umuryango wabo gusa, bwaraho mu gikari, arebye abona bukinguye. Yafunguye umuryango cyane arawurangaza buramo Jasmine. Yatangiye kubira icyuya kubera ubwoba, agaruka mu nzu yahagera arabaza ati Jasmine ntawe uri hano? Naho bati wasaza ahari. Umukobwa se ntari mu bwiherero se wari ugiye kureba? Naho ati nimuze murebe ntawe urimo. Umwe yagize amatsiko amusunikira hanze ngo ajye kwirebera, nawe atungurwa no kubona nta muntu uri mu bwiherero.
Ubwo kandi niko bari bakomeje kuvuga ngo Jasmine asohoke, ariko muri bwa buryo bwiza bukoreshwa bwo gusohora abageni mu nzu nyine. Basaza be babonye atari kuva mu cyumba bajya kureba uko byagenze basanga atarimo. Uko yakomezaga gutinda niko hanze bakomezaga kwivugisha amagambo menshi kugira ngo bamusohore, ku buryo umukobwa amuririmbiraga yabonye ko ari gutinda bigatangira kumucanga. Mu muco byari bisanzwe ko basaza b'umukobwa aribo bamusohora mu nzu. Bari abasore babiri bari muri salo, abandi bo bari mu cyumba. Mu gusohoka anyuze ku muryango waho inyuma, kuko we n'abagenzi be bari imbere mu cyumba kireba mu gikari hafi y'umuryango, ku buryo wasohokagamo wari muri salo atari kubasha kumubona. Basaza be babonye akomeje gutinda rero bajya kumwirebera, ariko basanga abakobwa babaye nk'abasazi neza bari kwibaza aho Jasmine ayobeye. Abo basaza be batumye umukobwa ajya kubwira umusaza wavugaga ijambo uko bimeze, na se wa Jasmine arabimenyeshwa, bamera nk'abakubiswe n'inkuba. Se w'umukobwa guhagarara ngo abwire abantu ko Jasmine abuze byaramugoye cyane, ariko agiye kubibatangariza ngo bamufashe muri icyo kibazo banahamagara abapolisi, yahise yakira telefone imubwira ko akoze impanuka kubera ari kumwe n'umusore witwa Feri. Ibyo babimubwiye bose bumva. Umusore wari waje gusabirwa yitwaga Rome, wahita afata abagenzi babiri bari muri ruhande, binjira mu modoka bajya kuri ibyo bitaro bari bavuze. Papa Jasmine nawe nta gutinda yafashe umugore w'ukuboko ngo birukire ku bitaro bari bajyanyeho. Abapolisi bahita bahagera, gusa ntibabuza kugenda, barabareka, ariko umwe abagenda inyuma. Ikibazo kuri buri wese cyari kimwe: umukobwa yanyize he? Hirya hari igipangu aho twakwita nko mu gikari. Imbuga yaho yari nka metero imwe mu bugari, imanutse aho inzu yamanukaga kugera hepfo hari udusha na tuwarete. Hari igipangu kirekire cyabatandukanyaga n'urundi rugo rwo hirya. Abari bahatuye bari inshuti zabo kandi bari bitabiriye ubwo bukwe. Ni kumwe inzu aba ari ndende, hirya hari n'indende ya kadestara, ariko hagati harimo igipangu kibatandukanyije. Aho abashyitsi bari bicayeho hari hirya ku marembo asohoka mu gipangu. Umuryango usohoka wari umwe, hariho urugi runini bacishagamo imodoka. Kuvuga ngo Jasmine anyuze aha cyangwa hariya byari bigoranye. Gusa icyo nticyari ikibazo gikomeye kuruta uko bari kumenya impamvu nyamukuru yamuteye kuva mu bukwe akagenda ku munota wa nyuma, noneho agasanga undi musore mu modoka bagahita banacikana. Roma akimara kumva ko Jasmine akoze impanuka, umutima wamuvuyemo. Yari yiteguye kuza kurarana nawe, ari kumva umunsi wamutindiye. Yari agiye gutsindira umukobwa mwiza w'umuryango w'abaherwe bikomeye, bari bafite inshingano muri leta bakagira n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Yageze mu bitaro we n'abasore be babiri, abaganga babwira ko batemerewe guhita binjira aho abarwayi bari babajyanye. Gusa Feri we yarameze nabi cyane, amaraso yari yamuvuyemo ari menshi. Jasmine nawe umutwe wari wamuzamukanye uri kumurya kurushaho, atangiye kureba icyezi. Bari bamuha imiti igabanya uburibwe, ariko banasuzuma ko nta bindi bibazo byavutse muri we. Kandi uko yagendaga amara umwanya, amaraso akonja, niko yagendaga aremba, gusa bidakabije nka Feri. Ikindi kandi yari yamaze kugera mu bitaro, bari gukomeza kumwitaho. Ababyeyi be nabo baje barakaye cyane babaza aho Feri ari. Abaganga babwira ko ari mu ndembe ameze nabi, ko ako kanya batemerewe kumureba. Wa mupolisi yegereye umuganga aramubwira ati, abo bantu ntibemerewe kugira aho umusore ari, bazana abarwayi mu mutwe. Ibaze n'abo bantu baje babaza umusore batabyaye aho kubanza kubaza umukobwa wabo. Barakaye cyane, bamubonye bamugirira nabi kuko bari kumva ko yari yacikanye umukobwa wabo. Ubusanzwe Feri nta modoka yagiraga, iyo niyo yari yateye mugenzi we babanaga mu gipangu witwaga Titus. Bari inshuti cyane ku buryo Titus yabyemeye yihuse akayimutiza. N'ubundi yari asanzwe amutiza, kandi iyo yabaga atayikoresheje n'ahantu yayijyanye, Feri niwe wayikoreshaga, ndetse yajyanaga ahantu hose atabanje kumubaza mu gihe yabaga yisize mu rugo. Kuko imodoka yari iya Titus, akimenya ibibaye yabanje kuyikurikirana kugira ngo amenye ko iva mu muhanda ijya mu igaraje, iby'ubwishingizi bwayo nuko byari kugenda, kuko yari yagonze yari yiri imbere. Gusa iyo yari yiri imbere nta muntu n'umwe wakomeretse mu bari bayirimo. Icyakora we ntiyarahangayikishijwe no kuba imodoka ye yangiritse, yarahangayikishijwe n'inshuti ye. Ntiyatinze kugera ku bitaro, akasanga abapolisi bameze nk'abari bamwiteguye. Yanze kubabwira akantu kose, ababwira iby'uko yamutije imodoka nk'uko arasanzwe yimutiza, atazi ngo agiye he, dore ko Feri yari afite perime kandi ari inshuti ye. We na Feri bari inshuti cyane, bameze nk'abavandimwe, nubwo buri wese yakodeshaga inzu ye n'undi ye muri icyo gipangu babagamo. Titus rero yarahaje ngo arebe ko yanamurwaza. Ababyeyi ba Jasmine, umusore bari bagiye kumushyingira ari we Rome na Titus, bisanze ku bitaro nta kintu bemerewe usibye kwicara gusa. Bababwiraga ko mu gihe kiri imbere aribwo bari bwemererwe kwinjira aho abakoze impanuka babajyanye. Se wa Jasmine yari yarakaye cyane, kandi ku bitaro yasakuzaga avuga ati, ngiye umusore ndamwica, ambwira we yarajyanye umukobwa wanjye. Umupolisi wari wabaherekeje yamubwiye ko natagabanya kuvuga ko ari bwice Feri ari bufungwe. Igihe cyaje kugera, Jasmine wari utangiye kumererwa neza bamutandukanye na Feri, we bamushyira mu kindi cyumba, baba ariho baza n'ababyeyi be. Abapolisi babujije abandi kureba Feri uretse Titus wenyine, abandi bo bumvaga bari bumwica. Jasmine wari uhangayitse yibaza niba Feri ari buze gukira. Yatanze ubuhamya bw'icyari cyatumye acika akajya kureba uwo musore. Nta na kimwe atabwiye abapolisi, atitaye ku bari aho bose, ni ukuvuga se, nyina, Rome n'abari bagiye kumubera ba sebukwe, dore ko nabo bari bamaze kuhagera.
wari umunsi umwe ubwo yajyaga kubitsa amafaranga kuri sako, niho yari yifitiye konte yajyanaga uduceri yabaga asaguye. Yari yubatse hafi y'iwabo ku buryo kugeraho byamutwaraga iminota 15 ku maguru. Uko yakomezaga kujyayo kenshi, umusore mushya wari waherutse kuhazana wakoraga k'ububitsi ari cashier yatangiye kumumenyera. Jasmine yashoboraga no kubona amafaranga 200 gusa akajyana kuri sako nta n'isoni. Byari bisekeje ukuntu umukobwa mu bakire hazaga buri munsi hazanye amafaranga, rimwe na rimwe atanageze ku gihumbi. Nyamara ubwo buryo bwari bwaramugejeje hafi kuri miliyoni yose. Hari ubwo yanabonaga amafaranga ari menshi akayazana nk'ibihumbi 10 cyangwa arengaho. We yari yarihaye intego yo gusagura amafaranga akayajyanayo uko yabangana kose. Uko gukomeza kujyaho byatumye Fera amubaza byinshi, batangira kumenyana. Yewe yamusabye nimero arayimuha, batangira kujya bandikirana. Jasmine aramubwira ati njye nta kazi ngira, aho mariye kwiga muri kaminuza yigenga nirirwa mu rugo, bangize nk'umukozi wabo mu gihe ntarabona akazi. Ariko mba mbona rimwe na rimwe nzakenera ikintu ntibakime, kuko bampa amafaranga yo guhahira hafi, mba nifuza kuva mu rugo ngatembera, kandi ntabwo nkunda gusura inshuti zanjye ngo dusohoke cyane. Iyo nje kuri sako mbibara nkaho natembereye kuko bimfasha kuruhuka mu mutwe. Babaye inshuti z'akadasohoka bisanga batangiye gukundana. Muri iyo minsi iwabo bari bakomeje kumushakira akazi. Uko iminsi yicumaga ndiko we na Feri bakomezaga kurushaho gukundana. Igihe cyarageze umukobwa abwira wabo ko afite umukunzi kandi ko ashaka kumwerekana. Se yarabyemeye aramubwira ati nta kibazo, uwo musore wamuzana tukaganira. Umunsi wo kuza Feri we yafashe imodoka ya Titus ayizamo. Iwabo wa Jasmine bamusamiye hejuru bazi ko ariye. Mu kuganira yavuze ko atariye kariya mugenzi we, nabo bati wowe uzagura iyawe ryari? Yanze kubabeshya babwira akazi akora, bumva kugura imodoka kuko byagorana. Birinze kumubwira nabi ariko bamutegera ku nkwano. Mukuru wa Jasmine bari baramukoye miliyoni 3 kandi yarashize imyaka 2 ashatse. Ayo rero yari make gereranyije naho igihe cyari kigeze. Kuri Feri ho se wa Jasmine yumvaga ko agomba gutanga miliyoni 4, ariko ntibabimubwiye, ahubwo bamwakiriye neza. Igihe kigeze arataha. Aha mariye kugenda iwabo babiganirijeho Jasmine, batumenye kuri umusore nadatanga miliyoni 4 nibura mutazabana, ntidukeneye umukwe w'umukene uzadusebye. Jasmine ati namwe mwaba murengeye, umusore azabakwa miliyoni 4 kubera iki? Byaba byagenze bite? Azabakwa miliyoni 1 kuko ntimuzaba muri kungurisha. Byasoje kubivuga se yamaze kumukubita urushyi mu matwi. Yavuye imyuna mu mazuru, ingero zivuga mu matwi kubera kwiyogisha utwo tugambo. Se yaramubwiye ati bugeze ko gushyingira umukobwa wanjye mbe ntare, ntukazane imikino. Nakuriye ishuri ryiza muri segonderi, nkurira kaminuza yigenga, ubundi kugushakira akazi. None wibwira ko amafaranga nazayagaruza nte? Kandi nabwo urumva ko miliyoni 4 ari nkeya. Jasmine yanze kongera kugira icyo avuga ararira gusa, ariko se yarakaye kurushaho ahita amubwiza ukuri ati ntuzanabana n'uriya musore ngiye homeka. Yafashe telefone ya Jasmine arebamo nimero ya Feri amuhamagara na Jasmine yumva. Yitonze cyane aramubwira ati niko se sha, uyu mukobwa muzamugira umugore ryari kubitinze bipfa? Twibagiye kubikubaza. Umusore nawe ati aramutse abyemeye namwe mukabyemera ntacyo tuza guhita tubana, kuko mu bushobozi buke mfite twakora ibyoroheje tugakora ubukwe. Umugabo ati warubatse harya? Noti mfite inzu mu cyaro. Se wa Jasmine ati byo nta kibazo, uyu munsi twaganira umwanya muto, ntabwo twaganira ibintu byose. Nshaka ko tuganira turi babiri gusa, tukareba ukuntu twabishyira ku murongo. Ndongera guhamagara ejo nimugoroba dupange. Feri yarishimye ati umuryango wankunze, uko biri kose bashaka ko nshyingira umukobwa wabo, banyishimiye. Yumvaga dore uzarota ahura n'uwari kuzabaseba ukwe, bakaganira ku kuntu yakura umukobwa mu rugo vuba. Ariko iryo joro telefone ya Jasmine se yarayifashe aranayirarana kuko atifuzaga kongera guhamagara Feri. Ntiyarazi ko Jasmine n'umundi naramuka asaguye amafaranga nka 500 avuye guhari bujye kubitsa, bagahurira kuri sako. Kandi koko kuri uwo munsi wakurikiyeho yagiyeyo, ariko yanga kubwira Feri uko bimeze. Hari abakiriya benshi bari baje kubitsa, ntiyari kubona uko amuha umwanya. Gusa mubaje aho telefone iri nawe ati papa niwe uyifite, twashwanyereye inyaka. Kuri uwo munsi se wa Jasmine yahamagaye Feri amubwira ahantu bari kuzahurira mu minsi 2 yari imbere. Kuri we iyo minsi yari mibi, yaratangiye kuguzaguza ngo arebe ko ukwezi kwarangira. Hari mu matariki ya 25 ategereje ko yambere igera agahembwa. Iyo yabaga agifata amafaranga y'umushahara yakoragamo make yo kurya no gukemura utubazo, andi akohereza iwabo bagakurikirana ibyo kubaka. Kuri uwo munsi bapanze guhura, papa Jasmine amubwira ko bazahurira muri hoteli. Yari hoteli nziza cyane ihenze, ibiciro byaho bakuba 2. Umusore nawe yatiye imodoka nk'ibisanzwe ajya guhura na se uko muri hoteli. Yumvaga bikwiriye ko bahurira ahantu nk'aho hazima bakaganira bafite akantu bari gusoma. Yakoze uko ashoboye asaba Titus kumuguriza 50,000, agenda yakenyereyeho. Yabaraga ko niba ngombwa ko barya batari burenze 25,000, ubangwa bigatwara nka 25 ntarenze yo senkani, kuko bari kuba ari babiri gusa. Nabwo impamvu yitwaje senkani nuko yarazi ko ibiciro byaho ngaho bakuba 2 ki hoteli henze. Akigeramo yasanze uwo mugabo yicaranye n'abandi bagabo 2 n'umugore we ku ruhande. Ubwo nawe umubariyemo bari bagiye kuba 5.
yabasuhuje bamwenyura cyane bamwishimiye, asanga bamuteguriye n'umwanya wo kwicaramo. Se wa Jasmine ubwo yitumirije ibyo kurya bihwanye n'ibihumbi 75. Ndi kumwe baza n'umuceri urimo inyama z'inka n'utundi tuntu ku ruhande. Umusore yaramwenyuye mu mutima ati ubundi uyu ni wo muryango kabisa, nanjye ngiye gukora nk'umutima nzigame nzareba ko nabona kamiliyoni ko kubakwa n'undi niyo yayo naho bari kunyereka ko banyishimiye. Banatumije ibyo kunywa. Inzoga yaguraga ibihumbi 8 aho bayitangiraga nka 12. Batumije iz'ibihumbi 60 yose hamwe 135. Abo bagabo baranywaga bahaga bakazicyura. We ntiyari yakamenyereye inzoga, yababwiye ko atari buyinywe, bamutumiriza icyo kunywa kidasembuye kiri mu bihumbi 12 nabwo. Batangiye kurya no kunywa baganira bamwenyura. Abo bagabo baramwibwiye bamubwira ibyo bakora, atinyamo kuko nta wari woroheje muri bo, ahubwo bari banarenze kuri se w'umukobwa. Se wa Jasmine nawe ati wakoze kuza kare ukubahiriza isaha, umukobwa wanjye we nzamuguha nta bigoye, icyambere ni ukwamuvana mu cyubahiro, ahubwo wibwira aba bagabo nabo bakumenye n'inshuti zanjye, nifuzaga ko bari bumuko ngiye kunguka. Feri yaratangiye ati nkora muri sako mfite inzu mu cyaro, iwacu bamfasha mu dushinga twa hato na hato tw'ubworozi n'ubuhinzi, ku buryo binshanze nta mu mujyi nkabura akazi najya kubikurikirana ubuzima bugakomeza. Nabo bati courage sha, ubwo uzi no kwitwara mu modoka biroroshye, ubuze akazi twakugira umushoferi. Papa Jasmine atubwiye ko imodoka itari yawe, gusa twishimiye ko ufite perimi. Nawe ati ni amucite wanjye tubana mu gipangu koko ntiyababeshye, ariko ari igihe cyazagera nanjye nkagura iyanjye, byose no kubishyira mu maboko y'Imana. Umuntu wabumviraga ku ruhande yabonaga bishimishije kumva abakire nk'abo bitaye ku musore nk'uwo, bari kumuha courage bamubwira ko azagera kuri byinshi. Basangiraga baseka banamubwira bati jya witamirira sha, hano hari abagabo gusa uretse mama Jasmine nawe umubyeyi, wigira isoni rero ngo wange kurya kandi ibintu biriho. Batarabimara bisa nk'aho aribwo bagikoramo, abo bakire babiri bahise bahaguruka babasezeyeho bati ubwo tuzasubira umukwe twamubonye. Bagiye bamwenyura, hanyuma ababyeyi ba Jasmine batangira kumuganiriza ku cyabahuje. Baramubajije bati uteganya kuzamuka ngahe? Nawe ati ubu ngubu ubushobozi buracyari hasi, mba numva nibura nagerageza ngashaka miliyoni, ariko nyine nkabyigiza nyuma nko mu mezi 6 ari imbere. Twakora ubukwe buringaniye, twizeye ko mu rugo tuzaba dufite intangiriro nziza. Bamurebanye impuhwe, mama Jasmine ati ubwo kandi kuri miliyoni waba wigoye cyane. Umusore turumva nanjye byansaba kubitegura mu mezi 6, nkizere ku mukanda uko nshoboye. Papa Jasmine yamufashe ku rutugu aramubwira ati wa musore we rero inaha ni mu mujyi, mu cyaro baba bafite ibigage, inzagwa, ubushera n'izindi nzoga za make, abakobwa baho ntibaba barize, mbese niyo waba kwihumbi 100 ntarebe, ariko inaha biba ari inzoga zifunze gusa. Nawe rero izo tunyweye hano zirarenga ibihumbi 72, ubariyemo ibyo kurya ni 149, kandi twari 5 gusa. Uribaza mu bukwe twakoresha ngahe? Umusore tuko biri kose ubukwe nibwarenza miliyoni 2. Umugabo atumva rero nkubwire tutaruhanyije cyane uzaduha miliyoni 4, kubera ko inaha ni mu mujyi biba bigoranye. Umukobwa wanjye yarize araminuza, ndi kumushakira akazi keza, rero umutwaye nagafite cyane ko muri abo mezi 6 kazaba kabonetse wabuhiriwe cyane. Inkwano zose waduha nizaba ari nyinshi, kwaba ari ukugufasha. Uretse n'ibyo inkwano si ikiguzi, nitwakabaye tujya mu biciro nuko twashaka kumva ubushobozi wateganyije kugira ngo turebe uko twabihuriza hamwe. Hanyuma rero iki inkwano urumva ko tutari kugihurizaho. Yabarebye mu maso ati miliyoni 4 zose? Naho bati enye ni nkeya, ni ukugufasha. Umuryango wacu warawubonye, ntabwo dusuzuguritse ku buryo wa propose ku kamiliyoni. Ikindi wabonye abakire bari hano, ubuse urumva miliyoni yamara iki? Feri yarumiwe yifata ku munwa ati izo miliyoni kuzibona byangora. N'ubu batubwo rero ntitwaguha umukobwa wacu ku buntu, nuko bagenzi banjye bano bagabo bihutaga cyane bifuzaga kugusohoza no kukumenya. Naho ubundi iyo waba afite umwanya twari kunywa miliyoni. Sinzi ukuntu watekereza ko rero miliyoni hari icyo yatumarira ukayidukwa kandi tuyinywa mu ijoro rimwe. Yamaze kubyimva niyongera kuvuga. Ababyeyi ba Jasmine bafashe inzoga zari zisigaye cyane ko zari mu bicupa abantu bacyuraga, bamusigira idasembuye yanywaga. Inzoga zabo bazishyira mu gikapu cyabo nk'uko babakire bari bahagurukanye izabo. Baramubwira bati ubwo uze kwishyura fagitire rero twe tugiye mu zindi gahunda, nubwo inkwano zo zikugoye tutazaguha umukobwa wacu, wakoze cyane kandi tuzakomeza kuba inshuti. Buri ubwo twasangiye twagiranye igihango, sinakunyuraho ngo nkomeze, uri kugenda n'amaguru nagusuhuza nkanaguha lift, kandi nzagutumira mu bukwe bw'umukobwa wanjye. Banze kumusezeraho bagiye kugenda na bati none se ko mugiye mutishyuye? Nabo batari ko sesha nta n'isoni ufite, watwicaje muri hoteli uzi ko utarishyura. Ibyo bari babimukoze ku byo kurya bari batumije batariho na 1/4. Yarazengereye cyane asigara yibaza ati noneho ndazibandwa nzerekeza he, kandi nitwaje barengeje ibihumbi 100. Yakubise imitwe hirya no hino aguzaguza mu nshuti birangira bwije ibihumbi 200. Hari harimo 100 mama yamwohererejemo, umwe aherutse kohereza mu ntangiriro z'uko kwezi ngo bagure amarangi basige mu nzu ye banasana ahantu hari harangiritse.
Amaze kwishyura yatashye yazengereye atabyumva kandi ahamagaye Jasmine yibuka ko ubwo bari bicaranye ku meza se yari afite telefoni ye mu ntoki. Umusore yageze mu rugo abwira Titus agahinda ke kose. Titus we yarishimye apfukama hasi ashimira Imana kubwo ko yari murokoye ahubwo akagera mu rugo. Yaravuze ati Imana itahaba mu kugaruka ari kugonga kuko bagukorera ubugome ndengakamere kuba ugiye mu modoka ukitwara ukagera hano ubwabyo numva nkwiriye kubishimira Imana. Yaramuhumurije agerageza kumuturisha ariko biranga. Nawe yabyishyiragaho akumva ukuntu byari bikomeye. Bari bamubwiye ko batazamuha umukobwa wabo kandi bari batumye akoresha amafaranga menshi bagamije kumugerageza no kumukoza isoni. Se wa Jasmine yari yabipanze ashaka kumuhana ku buryo ibyo gutekereza umukobwa we bimuvamo ako kanya. Ntako atari yagize nawe koko yumvaga birangiye. Uwo munsi banahaye Jasmine telefoni ngo bavugane cyane ko muri ayo masaha nyuma ya saa sita Jasmine wari uzi ko ari kumwe n'ababyeyi be atagiye mu kazi nawe ntiyiriwe ajya kuri sako. Ubwo yaramwihamagariye amubaza amakuru kuko atarazi uko baganiriye. Yarazi ko bamugoye kubyinkwano gusa ibindi byo ntiyanabitekerezaga ko babikora. Feri wendaga guturika umutima yihebye yabonye telefoni y'umukunzi wari ihangana aramwitaba amwitaba afite agahinda ngo mutakiri ibyamubayeho. Jasmine yarababaye biramurenga aramubwira ati n'ubundi nari kuzakoresha amafaranga mbitsa mu gutegura ubukwe bwacu, nari kuzakongeraho make ku nkwano mu gihe bari kuba bemeye miliyoni cyangwa wenda miliyoni n'igice, ariko niba byagenze bityo ndaguhaho make ukomeza gahunda zawe zo gusiga irangi wishyura wagurije, ndaguha 300 bikemure. Ibya papa na mu byirengagize tuzagenda tuganira uko tuzabikemura kandi humura nta wundi tuzabana utari wowe. Feri yagize ngo arumviranye. Umukobwa yaramushoboye azibye amubwiraga tuza mu gihe yabaga yumva umutima ugiye kumeneka. Bakomerejeho biganirira ku kuntu bazabana uko mu rugo bizaba byifashe uko gahunda bari gupanga imbere zimeze n'ibindi. Uwo mugoroba iwabo wa Jasmine banze no kumubaza byinshi nawe arabarakarira ntiyabaganiriza, ariko wamupangiraga ikintu gikomeye cyane. Mu gitondo cya kare yabyutse avugana na Feri bapanga uko bari buhore nyuma ya saa sita agiye kuri sako hatari abakiriya benshi bakaba baganira akanya gato. Niko byagenze ajyayo abikora amafaranga arayamuha amuha n'umwanya muto. Jasmine aramuhobera aramuhumuriza. Feri yemeye avuga ati ninyabona nzahita nyamuha cyangwa njye nyamubikiriza ku gatabo ke gake gake mpaka yasubiranye kuko sinakwemera ko atanga amafaranga yose ku busa. Yahatiye Jasmine kubyemera atatamuha igisubizo ko yazajya yashyiraho. Yaramubwiye ati njye nawe tuzabana, nanjye ngize ikibazo wamfasha kuko uri umukunzi wanjye, kuki wumva ko uzanyishyura? Ibitekerezo byasubiye ku murongo. Feri asigarana amatsiko y'icyari kuzakurikiraho. Muri iyo minsi se wa Jasmine atangiye kugezana n'umusore we, yahagera agasaba Jasmine kumwakira bakanabasigana muri salo baganira. Uwo musore yari akuze mu rugero runaka ari mu kigero cy'imyaka 32. Yari afite amafaranga menshi cyane atunze imodoka n'inzu mu mujyi. Uwo ni we Rome. Ku munsi wa gatatu sabasigana Rome yamubwije ukuri ati njyewe sinzi guca kure ariko ndagukunda kandi nifuza kubitekerezaho ukambwira niba uko tutabushyira ku matariki ya vuba. Mfite inzu yanjye nziza, imodoka, akazi, ikindi mfite business muriho na papa wawe. Twamaze kuvugana ku nkwano tugerageza no gufata itariki twazakoreraho imihango yose y'ubukwe, ariko nanze ko tubiguturaho. Niyo mpamvu ndi kuza hano ngo tubiganireho utuje uduhe ibitekerezo byawe biba ari byo tugenderaho kuko ibi nawe birakureba cyane. Jasmine yaratunguwe aseka aramubaza ati bitandeba se sinjye wazaba uri gukorerwa ubwo bukwe? Ariko se ubundi wowe na papa mwatangiye kuba abanyarwenya ryari? Sinkuzi uretse amazina gusa. Woweho wenda wari usanzwe nzi ariko ibyo simbizi. Rero ugabanya inzenya, mfite umukunzi na papa arabizi. Roma ati njye ndagukunda, sinshaka ko tubana kuko se ari umukire, ahubwo nkunda uko uteye, uko uvuga, uko ureba, ngakunda ko uri umukobwa ushinguye wizuza ubwenge. Ibyo uwo musore simbyitayeho, ibindi byo nabirenze nuko so twahuje na business sinamenyereye guca kure. Niyo mpamvu mbikubwiye hakiri kare. Watangira kubitekerezaho ibyo umusore byo rwose ntukomeza kuzana mu kiganiro cyacu kuko papa wawe yafashe umwanzuro. Aho batandukaniye umusore atashye Jasmine yahamagaye Feri amubwira ayo makuru yabisetse cyane, ariko Feri we yabyumvaga neza ko bari seriye. Yariturije yemera ko babiseka ariko yumvaga ko ibyo kubana na Jasmine bitazakunda koko. Ntibari bakananogeje umugambi w'ukuntu bari kuvuguruza ababyeyi babo bakibanira izo nkwano ntazazitange. Bari bakibitekerezaho gusa gahunda batekerezagaho cyane yari yo gucika nubwo batari bakamenya aho gucikira hariho. Kuri uwo mugoroba se wa Jasmine yaramubwiye ati uriya musore nizere ko mumaze kumenyana. Jasmine atari ko se mwibagiye ko mfite umukunzi? Sati niba ushaka ko umukunzi wawe gutanga ikuzimu mukazahurirayo uzongere kuvuga izina rye muri iyi nzu. Feri namubwije ukuri arabizi, ahubwo nari nzi ko bagafunze kabuze amafaranga yo kwishyura muri hoteli. Nawe nakubwije ukuri, ikindi ushaka ni iki? Yahise ahamagara Roma aramubwira ati niba hari icyo waganiriye na Jasmine akakubwira ibiterekeranye ubyibagirwe, niko kabaye. Ubukwe bwo ni vuba nta kizagorana, tuzazana umuyobozi w'umurenge mu rugo abasezeranyirize ku munsi wihariye.
mwe nimwitegure ku ruhande rwanyu, twe twamaze kwitegura. Umunsi wo gusaba no gukwa nturi buhinduke, ni mu cyumweru gitaha. Jasmine ati ariko se papa, murumva bishoboka? Mwasaze cyangwa uri kungurisha se nditungo? Sati nta burenganzira ufite bwo kumvugiramo nkiri kuri telefoni. Urushyi rw'amatwi rwari yamaze kururya kare. Yarakomeje aramubwira ati guhera uyu munsi nta hantu wemerewe kujya. Kugira ngo tubyitegure, njye na mama twasabiye rimwe konje zamara ukwezi. Ibindi by'ubucuruzi byo bifite ababihagarariye, bazajya baduha raporo gusa. Icya mbere nuko twitegura hakiri kare. Jasmine yagize ngo nisiri kumwikarageraho, ahakanira se katabana n'uwo musore umuruta cyane atazi ngo nuko banogeje gahunda zabo gusa. Saseka yaramubwiye ati vana ubutese aho ngaho, genda uryame uruhuke, tuzaganira mu gitondo. Genda uryame uruhuke, tuzaganira mu gitondo, kandi ntuhangayike, turakumva rwose. Ariko ibyo uri gukina nabyo ntubizi. Yagiye mu buriri yarira amarira menshi yenda kuhaca inkangu. Yaraye yarira no guhamagara Feri ngo bimubwire biramunanira. Feri yaramuhamagaraga akabura imbaraga zo kumwitaba, cyane ko yumvaga atari bubona ahera. Mu gitondo arabizi ko ari bujye mu kazi, amuhamagara yimanganyije, amubwira ko amukunda, anamusaba ko baza kuvugana ku mugoroba. Icyamurakaje nuko agana saa 7 z'amanywa, Romi yazanye n'ababyeyi b'iwabo baje kumureba. Baje mu modoka nziza cyane ihenze, hari n'indi modoka ifite ibara ry'umutuku bari bahaye umushoferi ngo ayizane. Yari nshyashya ariko ikiva mu ruganda, iri mu gaciro ka miliyoni nka 20. Ni impano bari bazaniye Jasmine kuko we nta modoka yagiraga. Ikindi bari baje kwanzura umunsi neza ku buryo nta kindi cyari kubyitambika. Iyo modoka bari bazaniye Jasmine kuri Romi yumvaga ari impano iciriritse arabamuhaye kugira ngo abayikoresha muri iyo minsi mbere yuko babana mu cyumweru kimwe. Babahaye ikaze baraganira, bagera no kuri iyo mpano bari bamuzaniye. Iwabo byabakoze ku mutima kuko iyo modoka ubwayo yari ku by'inshuro 20 nk'ahantu Feri yifuzaga kubaha. Ariko Jasmine ntiyari yemeye kurekana na Feri n'ubundi. Nubwo yemeye imfunguzo zayo, ntacyo byari bimubwiye, nta nubwo yagaragaje ko yishimiye cyane. Nibyo imodoka yari nziza, ariko ibyo bamukoreraga byari ihohotera rirenze kwemera. Bari baramufashe nk'umuntu utagira ubwenge. Uwo munsi yicaranye nawe afite agahinda, ariko bo ntibari babyitayeho. Inkwano bemeye no kuzumvisha amatwi ubwo yumvaga ari ibinyoma. Ntiyatekerezaga ko ari umusore wavuga ibyo kuko inkwano zibarirwa muri miliyoni 50. Se w'umusore yari umukire kurusha papa wa Jasmine. Uwo Rome yari imfura ye. Se yifuzaga kwitangira inkwano. Nta kindi yaramiraga. Rome yari umwana w'imfura, undi mwana wakiga mu yisumbuye, kandi amafaranga bari nayo. Na Jasmine ahibereye. Bafashe umwanzuro wo kumushyingira, bashyiraho itariki, banavugisha umuyobozi w'umurenge wari kuzaza kubasezeranyiriza mu rugo. Nta gitekerezo yari yemerewe gutanga. Bamaze gutaha, Jasmine yahamagaye Feri amubwira byose nta cyamukinze. Feri yananiwe kubyakira, aramubwira ati nta mpamvu yo kugorana, njye mbivuyemo kuko ndebye nabi ntazabizira mama kumva inkuru mbi ko napfuye nzira kugukunda. We yaramukatiye kuko byari bigeze naho yari kumenera. Nubwo wabyita ko yaramukatiye, ko ari ukwakira ukuri gusa, ashaka ukabyitwaramo. Nawe ntiyari kuvuga ngo aramukatiye ngo avuge ko amwanze. Yabaye namuborotse ngo abanze yitekerezeho, wariruka byumva, yakire ko nta kindi kizere cyo kubana nawe gisigaye. Ariko Jasmine yari afite umutima ukomeye. We yahamagaye Titus amusaba ko amuhuza na Feri. Baravuganye mubwira umupango ati urabizi ko ntakwemera kubana na Rome, ariko kubibwira ababyeyi banjye ko nabishaka nibakeneye kubyumva. Ibaze nawe umusore utanga imodoka. Bamwiyumvamo cyane, bari kumva agiye kubahindurira ubuzima nubwo basanzwe bafite imitungo. Umuyobozi w'umurenge bamuvugishije kandi nawe ashobora kutanyumva kuko bamwemera amafaranga menshi cyane kugira ngo azaze kudusezeranyiriza mu rugo. Ubwo rero gahunda nta yindi, njye nzanga ko bansezeranya nawe neza akavuyo. Icyo gihe ndabizi amakuru azihuta agere kure kandi nzabona ubutabera kuko uko nuko mpohotera. Bakomeje kubiganiraho birangira bafashe umwanzuro umwe. Bemeranyije ko bazacika ku munsi w'ubukwe bakagera kure cyane. Noneho ubukwe bwabo bwamaze gupfa n'ubu bacitse bakatangira kubahigahiga hirya no hino. Aho bafatiye bari kwitabaza ubuyobozi. Jasmine we kumugaragara akavuga akarengane yaragiye gukorerwa. Feri nawe ati ahubwo twakabaye twaratekereje dutya hakiri kare, ariko rero numva birimo ibibazo byinshi, bashobora kuzadufata bakanatwica. Gusa ubwo nyine uzacika ubukwe bwabaye, abayobozi babizemo babwize ukuri. Ibyo byo ndabyumva kuko ushobora no guhamagara kuri polisi ngo babwire ikibazo cyawe ntibakumve neza. Ku munsi w'ubukwe bapanze ko azacika bugapfa burundu, babafata bakajya mu buyobozi kuko gutoroka ku munsi utari uw'ubukwe ntibyari gutuma abantu babyitaho cyane ngo bumve ko ari ikibazo gikomeye. Nta muntu bashakaga ko ababwira ko ibyo bari gupanga birimo guhubuka. Umwanzuro wari uwo kandi na Titus yarabashyigikiye, yemera kuzabateza imodoka. Nibwo umunsi wageraga bakaza bagakora imihango ya mbere. Jasmine yiteguye gucika akamusanga bagahungira kuri ubukwe bugapfa. Yagiye nk'ugiye ku bwiherero bwaho mu gikari, yurira urugo arenga igipangu agwa muri rwa rugo rundi bari baturanye. Mu kurira no kumanuka yashyiraga ukuguru kumwe ku gikuta cy'inzu ukundi ku gipangu. Umukozi wo muri urwo rugo yari yiryamiye afungiye umuryango imbere nk'ibisanzwe. Yahise akingura, ageze imbere asanga Feri yahageze kare, yicomeka mu modoka.
Feri nawe yahagurukanye umuvuduko uri hejuru agikata mu ikona agonga imodoka y'imbere yashakaga kudepasa. Iyo nkuru yose yabibwiye abapolisi bari aho ku bitaro nabo bumva ari akarengane ndetse bambika amapingu ababyeyi bako kanya. Jasmine yari yatuye agatege ntiyari yarembye cyane. Kuremba byari guterwa nuko atekerezaga cyane kuri Feri wari urembye cyane kumurusha, ariko myuga nta cyizere cyo kuba afite. Yari yahuguye atazi niba nibyo ari gutekereza bikwiriye. Uwo mwanya ababyeyi ba Jasmine abarume bari bamaze kugera mu bitaro na Rome ubwe barafashwe bajyanwa gufungwa. Amategeko yavugaga ko nta muntu ushobora gushyingirwa ku gahato ndetse ko nta mubyeyi wemerewe guhatira umwana kurusha ingano adashaka. Ibyo bamukoreraga byafashwe nk'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishingiye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Kuba Jasmine yaragiye gushyingirwa ku ngufu atitawe ku rukundo rwe na Feri byari bigize icyaha cyo guhungabanya uburenganzira bwe bwo kwifatira ibyemezo. Kuba yari yagerageje gucika ntibyamushyiragaho icyaha, ahubwo amategeko yabifataga nk'igisobanuro cy'uko atarishimiye icyemezo yari ari gufatirwa ku gahato. Feri we yari afite amakosa kuko yari yatwaye yihuta akarenza umuvuduko wari usanzwe wemewe, gusa nta bihano byari kumufatirwa akiri mu kaga ko kuba yabura n'ubuzima. Ariko nanone gufata Jasmine akamuhungisha byari igikorwa cyiza kuko yari ari kumukura mu kaga ko gufatirwa imyanzuro adashaka. Ibimenyetso byagaragazaga ko Rome yari azi neza ko Jasmine atamushaka ariko agakomeza gutsimbarara kuko yabonaga abasebukwe bamushyigikiye. We yari umufatanyacyaha. Muri make we n'ababyeyi be hamwe n'aba Jasmine bari bagiye gukatirwa imyaka 7 kubera gushaka gushyingira Jasmine ku gahato. Nyuma y'umunsi babajyanye kubafunga, Jasmine akiri mu bitaro, Titus nawe ari aho ngaho bakurikirana bakiriye inkuru mbi. Abaganga bari bagerageje gukora uko bashoboye ariko birangira Feri apfuye. Ubwonko bwari bwangiritse cyane, amaraso yaviriyemo imbere. Bari bagerageje ariko ntiyarusimbuka. Jasmine na Titus kubyakira byaranze burundu. Bapfukamye hasi bararira. Jasmine warigaragura, yishinjaga ibyaha byinshi nubwo bwose ariyo mahitamo bari basigaranye yo gucika. Titus yabanje kurahira abibwira ababyeyi ba Feri kuko atarigeze anababwira ko yakoze impanuka ngo atabahahamura. Yumvaga ko azakira vuba akazabibabwira nyuma ko yagiye mu bitaro bakabimenya ari we ubibibwiriye. Mama we yamukundaga kubi ntiyumvisha kuko yari kubyakira, ariko nta kundi yari kugira, yagombaga kubimubwira. Urupfu rwa Feri rwakwirakwiriye ahantu hose mu kanya gato. Inkuru y'urukundo rwe na Jasmine igera no mu byaro bya kure. Abayimenye bose kuva ku mwana kugera ku mukuru bashinguwe n'agahinda nubwo batari bamuzi. Yari umusore ukiri muto wari ufite intego ngari. Noneho mu gace kabo byabaga biteye agahinda kurushaho kubona umusore apfa amaze kubaka. Urugo rwabaga ari urwego rwiza agezeho mu buzima, amaze kwerekana ko azavamo umugabo muzima kuko abasore benshi aricyo kizamini cyabatsindaga. Jasmine wamukundaga byo gupfa yaramuhombye. Urukundo rwabo barwaniraga byarangiye rutagezweho bitari ku bushake bwabo. Yashatse kwiyahura ariko Titus aratabara. Uwo musore Titus yumvaga ari inshingano ze kumwitaho nk'ari wasigaranye gusa. Ababyeyi be bari bafunzwe, abandi bihaye kumurakarira kubera gucika mu bukwe. Uwo musore akaba yarapfuye. Basaza be bari bari kumubwira ko ari we wishe Feri. Titus utaramuciraga urubanza niwe yarakeneye kumva. Ibyo byarabaye. Feri ashyingurwa mu cyaro. Amarira ya Jasmine ku irimbi yarutaga y'abandi bose, nayo wari ugiye kumubera nyirabukwe. Ku irimbi mu gushyingura nta n'umwe wagerageje kumucira urubanza ngo wenda atewe umusore umwaku, ahubwo bishimiye ko urukundo rwe yari yashoboye kururwanirira. Kandi na Titus yari hafi aho avuga ineza ya Jasmine kuri Feri, bituma abantu banamuciraga urubanza babigumana mu mitima yabo ntibabisohora ngo bibe ikiganiro. Nyuma y'amezi 2 Jasmine yahise abona akazi k'ibyo yigiye. Nyuma y'imyaka 3 ibyo bibaye, abantu na Titus bakomeje kumuba hafi. Ababyeyi be n'aba Rome bari bakiri muri gereza. Bageze nyuma barafungurwa imyaka 7 irangiye. Gusa kugeza uyu munsi urwangabanga rurenze rw'umuntu yavugisha umunwa. Kuva bafungurwa ntarahura nabo, ntanakeneye kumenya niba barihaniye kuko amanimero yabo yarayaborotse. Ku rundi ruhande nubwo agahinda katashize burundu, we na Titus kuko babuze umuntu w'ingenzi kuri bo, bagerageza guhumurizanya akanyamuneza kakaboneka mu muryango wabo. Umwana wa mbere babyaye ni umuhungu. Bamwise izina Feri ariko mu buryo burambuye kuko Feri riri mu mpine. Umuhungu wabo yitwa Ferina, bisobanura umunyamahirwe. Ndagushimiye nanone kubwo kubana natwe kugera ku musozo. Dukomeze tubane no mu zindi nkuru.